ya ikaze bana b'Abanyarwanda update bavandimwe inshuti turabasabye subscribe ni inkunga ikomeye, like share n'umwanya wanyu tuha agaciro mwuka byaramwe kandi turabishimiye gukomeza kubana natwe. Umukobwa ndacyagufite naho uri bunshikire uyu munsi, naho uri bunshikire narindi kukubaza umugore w'umunebwe agaragarira kuki? Umugore w'umunebwe n'umugabo w'umunebwe ni igiki kimukugaragariza ko ari umunebwe? Kanandikira ku mugore nyine umugore w'umunebwe uwo nyine zigera saa 2 za mu gitondo akiri mu buriri akiryamye, abana nta cyayi barabona, umugabo agiye ku kazi ntiyamugororeye imyenda namenye nimba yanyoye, ugasanga imyenda yamunaniye kumesa, guteka byamunaniye, inzu ntisukuye. Nuko nyine nakubwira muri make umugore w'umunebwe. Kandi umugabo w'umunebwe ni rwa rugabo ruryama kuva mu gitondo mpaka shamushanje wa kumanywa ruri mu buriri, umugore akabaza kumwibutsa bwibutsa sheri amafaranga yo guteka, ugasanga we ibintu nk'ibyo nyine ubuzima bwa buri munsi kujyana inshingano y'akazi ntayagira, inshingano y'urugo ugasanga ntayafite, ugasanga urugo ntago ruteye imbere, abana ntago biga, umugore arasa nabi, uwarwaye yabuze imujyana kwa muganga. Niwe mugabo w'umunebwe wa wundi wondushije kumenya. We ni kubyumva namwe muraza kutubwira niba muhamyanya na Hope, namwe mutubwira reka nanjye ngira ko ndenzaho umugore w'umunebwe reba ikintu cya mbere nzi kimuranga kuruta ibindi. Abagore bakunda gukoresha ngo wamaye ku mafaranga, iryo jambo ryumvikana nabi, uwo muntu ngenda namusuzugura. Biraterwa. Buretse gato nsoze ndi kukuzira uyu munsi n'ahantu uri bunshikire ngo wamaye ku mafaranga, ngo sinzi imisatsi yakuze ndashaka kwisukisha. Mu by'ukuri hari uburyo uvugamo ikintu ukumva nyine niba nje navuga ngo bituruka ku mubyeyi wakureze, niba bituruka kuki ntabwo mbizi. Mu mwanya wo gusaba gapito iri bugufashe kugira ngo ya misatsi ikugora ujye uyishyurira, cyangwa ushaka ikintu ushobora kuba wakora kizajya gikora ya misatsi uri gusaba. Saha iyo ngiyo ngaho ibazo urebe ukuntu bano bantu baba batwangiza. Saha iyi ngiyi njye nawe turakundanye n'urugero njya kuguha, sibyo? Unsabye imisatsi, unsabye iki, ndabikoze nk'uko byifuza, sibyo? Aho ngaho birangiye muteye inda, bibaye ngombwa ko tubyarana, siko bimeze? Bivuze ngo inshingano zizaba ziyongereye. Mu mwanya nakwitagaho cyane nzatangira kwita ku mwana, ninangira kukwita ku mwana bizarangiye utangiye kunyanga, ubona undi muntu ugushyiramo iseni, siko byestaye? Nubona undi muntu ugushyiramo ya mafaranga nk'uko bishaka, nawe bizarangira mubyaranye umwana. Usange ni ahantu mu buzima bwawe, reka tugeze wenda ukundanye n'abantu 5, buri muntu wese murabyaranye, ufite abana bangahe? 5. Base nibageze bate? Nibahuje. Ahubwo nge nkanjye ku bwanjye ndumva bibaye bishobotse, buri muntu wese ukurikiranye kino kiganiro ndasaba ubitekerezeho, kandi uko nakubwenge kandi gashobora kuba ari isomo rishobora kuguhindurira buri kimwe nk'uko wabitekerezaga se cyangwa nk'uko wabifataga. Ariko menye ndetse gato nsoze nakuretse urasoza, siko bimeze? Mu mwanya wo gusaba umusore amafaranga y'imisatsi, reka tubare kare, reka mvuge ngo buri kwezi urisukisha, buri kwezi imisatsi iri bujye ku mutwe ishobora guhagarara imitwaro 10, siko bimeze? Kuki amafaranga utamusaba byibuze haciyeho nk'umwaka mumenyanye? Imitwaro 10 se harimo miliyoni n'imitwaro 20, miliyoni n'imitwaro 20 ni havamo gapito ishobora kuzamurira ubuzima, ikaba yahindura ubuzima bwawe. Mu mwanya wo kumusaba ubwo buseni, sinzi ngo byagenze gutya, transport ngiye kwa mama bimeze gutya, wamuganirije mukicara mukaganira, ukamusabamo gapito ishobora kuguhindurira ubuzima, nawe ubwe mu gihe yagize cya kibazo ukaba wamufasha, wagira ikibazo akagufasha, mwabyara umwana mukamufatikanya mwembi. Bivuze ngo umunsi azaba atakiriho waramenyereye kumusaba, kuko aho kakanya nje nagomba nkwita nk'umuntu w'umukozi, ubu uri umusabirizi niko nabyita.
aramutse yitabye Imana nta kintu yagusigiye ushobora kuba wakora, bivuze ngo ni hahandi uzatangira ukate gutya. Nka ka kaganiro kashize twaganira impamvu abana bari kuri street ari benshi bicuruza ubwonko, nicyo cyabaye ikibazo. Izo sene usaba umusore ngo akwishyuriremo saro, akwishyuriremo inzara, akugurire foni, wakihangana ukajya kuri matushi mu gihe kingana n'amezi 6 ukamubwira ati turundanye sene, nawe ukamwereka byibuze. Ubundi hari akantu nabonye mu Rwanda, umwana w'umusore ugiye kumusaba ubufasha nta n'inyinya yakwereka, nta kintu ufite uri butangirireho. Byibuze niba uri kumwaka 100 500 ni urugero ngiye kuguha, byibuze uba ugomba kuba ufite desa nawe gushyiraho turuwasi, kandi ukaba ufite ikintu kinini wifuza gushyika kuri, sibyo? Nk'ubu nge saa ngiyi hari abasaza nzi bashatse abagore babo, abasaza bakora amafaranga bakiri abasore, bamaze gusaza kubera ko bavunitse kare bahereza abagore babo amafaranga y'igishoro. Saa ngiyi abo basaza nzi neza, ndabazi, turaziranye benshi, bafite amazu abishyura abafasha muri buri kimwe. Abagore babo kubera ko babahaye igishoro bakora binjiza, nibo batunze ya miryango. Bivuze ngo mu mwanya wo kuvuga ngo nshaka boyfriend unyitaho, ahubwo vuga ngo ndashaka boyfriend ufite ubwonko bushobora gutuma njye nawe dufatikanya. Aho hantu niba ukumvishije neza ntabwo mbizi. Ndakumvishije ariko nkoze nabi. Igitekerezo cyawe ntabwo ari cyiza. Reka nguzanire umugabo w'umunebwe nuko ameze. Umugabo w'umunebwe se cyangwa umusore w'umunebwe ni wa musore yumva yuko ubundi umwana wese ugeze imyaka 20 asoje kwiga, reka mbare 25 asoje kwiga, atari yakata kuba muri ghetto kandi afite iwabo, uwo ntuzamubare nk'umuntu muzima. Wa mwana iwabo bagurira kino cyarangira ni byiza, iseni iwabo barazifite, siko bimeze, ariko biba ari ukwica umwana. Byibuze niba ugiye kugurira umwana wawe imodoka kubera ko ufite iseni, gerageza byibuze urebe niba hari ikintu runaka afite ugiye kongera kuki kugira ngo umugurire iyo modoka. Ndumva icyo kintu uri kucyumva neza. Ubundi umwana wavuye iwabo mu ntebe nziza akajya mu cyaro akajya gushaka amafaranga, abatandukanye na wa mwana bavukana bagumye iwabo akajya kurya ibyo kujya iwabo, baba batandukanye cyane. Ubu genda shaka nsubire ku mugore. Bo wavuze ngo ni umunebwe. Abantu iyo tugiye gukunda dukunda abantu batandukanye, bakuriye mu yandi mago, bazi ingeso zindi natwe tuzi izindi. Kimenyesha nimba narakuriye iwacu gakurira iwanyu, inyigisho abanyigishijemo ni iyindi ku yawe, kandi nitujya gukundana hari ibyo tuzemerana. Kandi nkanjye umugore ugiye kugukunda biransaba kugira ngo mworohere kuruta n'ibindi byose, kuko njye nimba nakoroheye nta rugo tuzaba dufite. Uzaba uri hejuru yanjye, njye nzaba ndi hasi yawe. Ikimenyesha wowe ufite gutegeka jewe, ushobora kubyuka byitondo cyakara ukambwira ati ngiye kugushaka, ariko sinshaka umugore ukora. Ibyo byaraciwe yewe. Umva yewe, hari abandi bantu bafite data batwumva n'abadukurikirana murakoze, ariko ndashaka tumenye neza ngo kabe mu Bugande kabe mu Rwanda, si buri mugore wo mu Bugande ngo arakora, si buri mugore wo mu Rwanda yubatse ngo arabyuka akajya ku kazi. Hari abagabo bafite amategeko akavuga ati je umugore wanjye nazakora nzagukorera, nimpfa ubuzima buzaba bureba napfuye, ariko nyiriho ntuzakandagira ku kazi. No muri Uganda hano harimo ubuzima bumeze. Naguciye mu ijambo, uwo muntu uvuze gutya bagukoreye neza. None se ko mana naraciye mu kugukunda, ikimenyesha mfite kukorohera. Ninja mu kugukunda ukambwira ati sinshaka umugore ukora, ntabwo nshaka gukora nzemera. Ntabwo nemeranywa nawe. Namwe mu bitere muri comment. Data ndashaka mu bitere muri comment mudukurikirane mu byumve neza. Niba nararongo umugabo akajya iwacu akagenda akanywa akambwira stop hop, sinshaka gukora, nagurarara inzara, nurabura umwenda wo kwambara, nurarwara ngo upfire mu nzu, icaro ureke gukora. Njyewe nzabyumva kubera yuko nzaba naje mu buzima bwawe kugira ngo unegeke numvikane nawe. Nta mpamvu yo kubyuka mu gitondo cya kare naburaye, nabwiriwe, nabuza aho kuryama ngo sinshaka gukora, usanga ngo jewe nagiye kujya gushaka akazi, sinzabikora je sinzabibasha.
umuntu nkunda nambwiye ati sinshaka gukora nzabyemera cyiza azaba ashoboye kundebera harimo kukubwira ngo sinshaka gukora ntacyo yashoboye. Icyo nshaka kubaza ni iki ngiki, ese umugabo waramutse akubwiye ngo ntabwo nshaka yuko ukora wowe bishobora kugushimisha? Abaye andeberera byagushimisha? byabaye andeberera. Ubundi se ikindi ni iki, abana ngiye kumubyarira, abana bariga bararwara akabavuza. Ubuzima nshaka arabumaye. Ubu isene zanjye kwera imbyutse mu gitondo cya kare mwirirwa ku nzira nkora ndi mu iduka ry'umuntu aramemba imitwaro 10 iyo yandeberera ubuzima bwanjye bwose. Bimeze gutya sahingi ngi ikintu nshaka kuzana ahangaha ntabwo wari wakibona neza. Bivuze ngo umugaramuza guhaye gasopa akakubwira ati hopo ndagukoye iwanyu muze buri kimwe ntabwo nshaka gukora. Nta kintu wabuze njye nakwicara. Uravugishwa serious? Abantu bemeranywa na hope namwe mutere comment. Gerata mubyumve ndashaka kuza kubasanga. Yewe umuntu abaye nkunda akambwira ati buri kimwe ndakiguha ntacyo ushaka buri kimwe cyose icara ubu umugore wo mu rugo ureberera abana bawe. Njye rwose nta kibazo mfitanye nacyo. Aho ngaho waba udatekereje kabiri? Ndatekereza kubera yuko urugo ruraruta n'ibindi byose. Urugo ruraruta. Nimba naciyemo gusetoringa navuga ngo ndajyana na Kofi akambwira ati hope sinshaka gukora, icara mu rugo rucice neza nzakiguha, n'urwara nzakuvuza, ndi mu buzima bwiza. Ikinyiriza ku muhanda nzerera niki orede hano ndirirwa nkora mbonye umugabo Stine usigaye nzerera nanyiza akamwe ati icare njyewe nzicara. Bimeze gutya mu mwanya wo kumubwira ngo ujye gukora muri ka kazi wari uri kuvuga iseni koko niba zihari hano hariho ama business akomeye ushobora gushyiramo isenuki ugakora ugakoresha ubwonko no kwandika. Umva Kofi ashobora kukubwira turashaka business ati genda utangiye business iyo ushaka ariko sinshaka kureba ngo wowe wagiye gukora. Shyiramo abakozi itahire mu rugo. Njyewe nta kibazo mfite niyo yambwira ati na business nzaho ariko bayagukoreye iki business. Oya ni igikora arankunze ashize warandebera iyo ajya hose arabizi ngo hope ni umugore wanjye. Afite kundeberera buri kimwe njyewe nta kindi nshaka igikura maye amahoro arandeberera. Sahingi ntabwo uzi ikintu sayo nakibaza. Oya umva Kofi ntabwo twese twaremewe ngo mukarunaka niba akora ngo nanjye mfite gukora ngo nimba ukora icyo cyateye mu isi ngo abagore bose bafite kwirirwa bashyashyana bajya ku kazi ngo nanjye niko nkwiriye kumera. Ukagera mu rugo rwa runaka ibaze uri Kofi wakoze ubukwe washatse umugore wawe ufite urugo ufite n'amafaranga. Umusitsi agiye kuva iwanyu mu cyaro agiye kuza kureba mu mujyi. Iwawe harakinze umugore yagiye ku kazi nagiye ku kazi abana bagiye ku ishuri turaho mbese. Icyo ngicyo nacyo reka nyigaruke mu nyigusubiriza aho ngaho. Umuntu wavuye mu cyaro yazi ko agiye gusura abantu arabanza akabateguza ndashaka ngagwe bugwe ubuzima bw'ino Uganda. Bivuze yashatse kugwa abaza haje akagusanga. Ubundi cyitwa umugore ni wowe icyitwa umugore giye kuntu inakuze nzi cyitwa umugore. Umugore ni umuntu uhora mu rugo yakira baje bateguje n'abaje badateguje. Njye nimbona umugabo wanjye akambwira ati wowe sinshaka yuko ukora uzaguma turaza gutandukana cyane ko n'ubundi ntabwo bikwiriye ngo dufite guhuza buri kimwe. Njye ratamwe abakobwa mwebwe muri iyo ibaza uriyo ngiyo buri munsi urabyuka ujya ku kazi nta mugabo ufite ukoreye imyaka 8 kuva uvuye mu ishuri ubonye umugabo nta n'icyo urigezaho imyaka 8 ukoze. Na poro turagura muri Kampala inka zigera muri 5 nazo ufite iwanyu n'ihene nayo ufite. Ubonye umugabo aragutabaye agiye iwanyu buri kimwe arakigukorera arakubwira ngo tuze ejo ugasimbuka ngo kandi ndasubira kuri street ndajya gukora. Niba aratuye nawe ufite iyo myumvire wumva udashoboye gusetoringa umugabo akubujije gukora bireke n'ukurongorwa utazarongorwa kuko nubundi nakubuza gukora ukanga ugahahanyaza ukajyayo n'urwo rugo ntago dore muraje mukwamire ku mashyiga n'akazi. Kandi uko n'ugukwama murahira ku mashyiga abagabo bakunda umuntu uborohera. Kimenyesha nimba n'umugabo akambwira ati hope udakora buri kimwe cyima jewe nzicara. Reka nkuhe ikibazo nanone ijambo umufasha uzi icyo bisobanuye? Ndabizi umufasha ni umuntu ugufasha aho naniwe jewe ko kuntu nyizi kuvuga ngo mfite umufasha ikimenyesha buri kimwe shobora butakibasha ariko ninanirwa hano aharanyobora ningiramya aharaba hari aho ahantu hambangamiye hose wenda hananiye abahari
kimenyesha agiye kuba ndi umufasha wawe ntibisobanuye ngo uzajya ku kazi njye ku kazi. Ushobora kuba umufasha mu bintu bitandukanye. Ushobora kujya ku kazi ukarwana n'ibyo ku kazi ngasigara n'ibyo mu rugo mbirundarunda. Inka zasigaye mu rugo abashumba nkamenya ngo umushumba yariye, inka iyi niyatashye, bizinesi aha n'aha yabugwa, naho ndi umufasha. Katujye mu Burango aho gatoya tuba dufasha agapoze tujye mu kuruhuka aho gatoya.